ndagira ngo nkwibutse ko ufite agaciro kenshi nubwo nta by'agaciro byinshi waba ufite. Guhakanirwa si byo bisobanura ko ari ntacyo kimaze mu buzima bwawe. Reka guhakanirwa kwe gusenya ubuzima bwawe bwose, ahubwo vuga uti I'm worthy regardless of who accept or reject me. My value is not determined by one opportunity, one person or one moment. I'm enough as I am. Mfite agaciro kandi mpora ndi w'agaciro kabone nubwo abandi batabibona. Ubuzima bwanjye si abandi babugena, ahubwo bugenwa nuko ndwana urugamba rw'ubuzima. Singira agaciro kuko abandi babishatse, ahubwo mpora ndi w'agaciro nubwo batabibona. Ndi uw'Imana yaremye, yabiteguye neza, kandi Imana ifite umugambi mwiza. Tekereza kuri diyama. Iyo umuntu abonye ibuye rya diyama ariko akarifata nk'andi mabuye yandi asanzwe, ibyo ntibikuraho diyama ko ari y'agaciro kenshi. Ku muntu uzi neza agaciro ka diyama, iyo yayibonye arayitora, akayitwara, akayijyana mu by'agaciro atunze. Wa muntu wabonye diyama bwa mbere ntamenye agaciro kayo, akibasha kuyibona nyuma namenya ko burya yari abonye ibuye ry'agaciro maze akarijugunya, maze rigatorwa n'abandi, nta kindi azumva ko burya yibeshe ko yabaye ikirwari. Azatangira kumva ko burya hari ikintu cy'agaciro yigeze kugira, ariko kubera kutamenya agaciro kacyo akakireka kikagenda, azatangira kwicuza. Gusa ariko wowe ufite agaciro karuta ka diyama, kabone nubwo hari abatabibona. Uyu munsi ushobora kuba ubaye rejected, birashoboka ko utabashije gukomeza muri aya marushanwa mwarimu, n'umukozi wawe ukubwiye ko bitagishobotse, ni mu kazi, ni amanota make ku ishuri, cyangwa se n'ibindi. Gusa reka nkubwire nti ibyo si byo herezo, haracyari kare kugira ngo amahirwe runaka ashobora kuba arenze n'ayo ya mbere ko yagusekera. Stay calm and try. Ndagira ngo umfashe nsubiremo aya magambo uti I choose to see a rejection as a lesson, not a failure. Every setback teaches me something valuable. I'm learning, improving, getting stronger every day. Nahisemo kwakira guhakanirwa nk'isomo ryubaka ubuzima bwanjye aho kugira ngo ribusenye. Ntabwo bivuze ko nsinzwe muri byose, buri kugwa kwanjye kunyigisha ikintu gikomeye cy'agaciro. Ndiga, ndaguka biruhijeho, kandi ngenda nkomera umunsi ku wundi. Nubwo kuri inshuro bitagenze neza, ariko nubifata mu ruhande rwiza, ibyo bikakubera umwanya mwiza wo kwiga. Ibi bizagufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu kazi bishobora kugufasha kwiga ubundi bumenyi bwagufasha none kuzagira ku mwanya mwiza kurusha uwo watakaje bwa mbere. Mu mpano, muri talent show, niwiga ukitoza biruhijeho, ugakora cyane biruhijeho, birashoboka ko ku yindi nshuro wazatsinda hagashya koko. Nzi abasitari benshi byanze mu nshuro nyinshi za mbere, ariko nyuma y'uko badacitse intege ahubwo bagakomeza guhatana kuko bari bazi icyo bashaka. Uyu munsi tubaze mu mazina akomeye cyane y'ibirangirire. Mu rukundo birashoboka ko uwari umukunzi wawe wizeraga by'ukuri ko aguhemukiye. Your heart is broken but it's not the end. Hari abandi benshi beza kumurusha muri izi miliyari 8 zose zituye isi. Don't cling to someone, let him or her go. Every rejection carries a lesson, and when you learn from it, you become unstoppable.